Yes, ibihe byiza kuri wowe ukurikiranye inkuru zacu, njye ndi Bosco Nsabimana, nk'uko dukomeza kugenda tubana mu nkuru zigiye zitandukanye, iyi ni inkuru ya kabiri nkoreye kuri iyi channel, ariko ndizera neza ko tugiye kubana mu bihe byose biri imbere, kandi mbagezaho amakuru yizewe. Iki kiganiro nugikurikirana kugeza kirangiye, urasobanukirwa neza imbaraga z'imyuka mibi ndetse n'imbaraga z'Imana, n'imbaraga bamwe mu bahanzi bamamara bakoresheje zijyanye na Illuminati. Ibi byose rero uraza kugenda ubimenya, ndetse n'ibimenyetso bya Illuminati, ibi byose uri bwagende ubimenyera muri kino kiganiro. Njye rero ndi Bosco Nsabimana, nk'uko nabikubwiye, nsanzwe nkora inkuru ndetse na filime, nka filime yitwa Ndicuza. Abantu mutayizi muyishake, ni seri nziza cyane yitwa Ndicuza. Wandikamo Ndicuza series muri search ya telefone yawe ukabasha kureba iyo filime. Ni filime nziza cyane, ariko reka uyu munsi dufate umwanya wacu mutoya cyane, dukanda handitse like na subscribe kugira ngo tujye dukomezanya ibiganiro nk'ibi ngibi bishimishije, mubibonere ku gihe. Diamond Platnumz ni nyuma yo gukorana indirimbo yiswe ku Masava n'umuhanzi w'icyamamare uturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Jason Derulo. Nawe ni umuhitinzi mu gihugu cy'iwabo, yamenyekanye mu bijyanye n'imibyinire cyane mu ndirimbo ze. Ni umuhitinzi cyane rero, akiyongeraho n'icyamamare muri East Africa. Diamond Platnumz ukomeje kugenda yikwizaho abafana benshi cyane, nta ndirimbo ya Diamond Platnumz idafite miliyoni kuzamura. Urumva rero ni umwe mu bahanzi bakurikirwa n'abantu benshi cyane, ariko hakomeje kuvugwa yuko Diamond Platnumz akorana n'imyuka mibi cyangwa se n'imbaraga z'imyuka mibi z'ikuzimu. Reka tubyerure, akorana n'imbaraga z'ikuzimu cyangwa se Satani yabamuha ububasha bwo kugira ngo ibikorwa nyine akora bikundwe muri rusange, bijye bigira views nyinshi cyane. Ni nayo mpamvu rero muri iyi ndirimbo ku Masava Diamond yakoranye na Jason Derulo hagaragayemo ibimenyetso bibiri byihuse cyane, ku buryo warebye video utitonze cyane ntabwo ibyo bimenyetso wabibona. Ni ibimenyetso bifite uruziga rumeze ukuntu. Uraza gufata iyi ndirimbo ku Masava uyirebe witonze. Ni indirimbo yagaragayemo ibimenyetso by'ikuzimu cyangwa se ibimenyetso bya Illuminati. Ni ukuvuga ngo buri gikorwa cyose noneho basigaye bareruye, iyo bakoze ibihangano basigaye banamamazamo ibyo bikorwa bya Satani kugira ngo nawe yamamaze. Satani asigaye akora cyane, asigaye yamamaza cyane. Rero abantu benshi cyane, bamwe mu bahanzi bamamaye cyane, bakoresha imbaraga z'imyuka mibi mu rwego rwo kugira ngo bamamare cyangwa se ibyo bakora bigere kure. Ariko iyi ndirimbo ku Masava uze kuyireba witonze, urabonamo bino bimenyetso ndi kukubwira bya Illuminati. Illuminati rero ni ikigo cyashinzwe na Satani, ni ikigo cy'imyuka mibi gifasha abantu kugera ku ntego zabo, kubona amafaranga, ubukire bwihuse, ibintu byose byiza ariko bitanyuze mu nzira nziza. Ni bimwe mu byo ikigo cya Illuminati gikoresha gishuka abantu. Illuminati ifasha kuguhereza iby'irari ryawe rishaka, yigufasha guhita ubigeraho ako kanya. Nicyo Illuminati ikora. Nimba urarikiye amafaranga, icyo bagusaba ni ibyo mwuzuza amasezerano runaka n'ibihango ugomba gutanga, ubundi Illuminati ikakugenera ibyo wasabye. Ngayo nguko rero uko iminsi igenda yicuma, muzajya musobanukirwa byinshi, ariko bantu banjye ntimugashishikazwe n'amafaranga y'ibibi rwose. Nimba uzi yurose inzozi mbi ukuntu bigenda, ahangaha iyo wakoze ibijyanye n'imyuka mibi nabyo nibyo bikubaho. Iyo wapfuye uhora umeze nk'uri mu nzozi mbi. Ibi ngibi rero urumva si ibintu byiza cyane. Mufate amafaranga makeya mubonye muyarya, ariko ataherekejwe n'ibintu bibi. Ni inama nabagiraga. Njye na Bosco Nsabimana. Nimba wishimiye izi nama zanjye, ukande like, unanyandikire muri comment. Komeza kugira ibihe byiza n'umunsi mwiza. Ciao ciao.